Are you blessed by the New Year message from Reverend Dr. Oxu Park? mwaboneye umugisha mu butumwa bushya bw'umwaka butanzwe na Reverend Dr. Pastor Park. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, we are so thankful for this the wonderful message. Turashimira Imana kubw'ubutumwa buhebuje. I want us to read this Matthew chapter 2 verse 2 once again. N'ubundi naha muri Matayo ibice 2 umurongo wa 2 nshaka kongera gusoma. Matthew chapter 2 verse 2 and 3. Umurongo wa 2 n'uwa 3. Saying, "Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him." Mwami w'Abayuda wavutse ari he? Ko twabonye inyenyeri ye turi burasirazuba none tukaba tuje kumuramya. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. Umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima na Yerusalemu bose. Hallelujah. Hallelujah. Do you remember that before we received the salvation, we were troubled by sin, we were troubled by Satan? Murabyibuka ko mbere uko twakiraga kiza twaterwaga hejuru n'icyaha na Satani. Oh, I steal, I lie, I drink. Nibye nabeshye. Oh, I would go to hell. Nderekeza ikuzimu. Because of this sin I committed, kubera iki cyaha nakoze. I may go to hell. Nduwo kujya mu muriro. I may be rejected by God. Nduwo kuzangwa n'Imana. You see that we used to live with this kind of fear. Twabanaga n'ubu bwoba. And we used to try our best to fight against sin and try to keep the law, but we failed. Maze tukagerageza intambara irwana n'icyaha yo kubahiriza amategeko tugatsindwa. Sometimes we cried out, all night long. Hari n'inshuro twamaraga ijoro ryose dutaka. We repented diligently. Tukihana dufite umurava mwinshi. However, we still lived with the condemnation. Ariko tukagumana kwishiraho iteka. But one day we happened to meet somebody who knows the gospel. Maze umunsi umwe tuza guhura n'umuntu wamenye ubutumwa bwiza. As we were being preached. Aratubwiriza. Yeah, in the beginning it was very hard to accept it, right? Maze bigitangira byaratugoye kubyakira nibyo. What are you talking about? Utese ibyo uvuga ni biki? Do you mean that Jesus Christ died for all of our sins? Urimo urasobanura ko Yesu yapfira ibyaha byacu byose? Are you serious? Ese urakomeje? Do you mean that all my sins were already paid? Uri kunsobanura ko ibyaha byanjye byose byishyuriwe? All my sins are washed? Ibyaha byanjye byose byarejejwe? It's dangerous teaching. Iyi nyigisho yiteye ubwoba. You are encouraging the people to commit sins. Kuri gushishikariza abantu gukora ibyaha. Your teaching must be like the teaching of Antichrist. Bishoboka inyigisho zawe arizo bavuze za Antikristo. Did you ever think like that? Ibintu nk'ibyo byakubayeho? Even I used to think like that. Nanjye byambayeho. This teaching is dangerous. Ntizi nyigisho noneho ziteye ubwoba. Is it okay to commit sin freely? Ntacyo bitwaye gucumura uko umuntu abonye. However, ariko as you know very well, even if you try your best to stop sinning, but you failed. Ubizi neza nubwo wagerageje guhagarika gucumura waratsinzwe. Even though you tried your best to repent all night long, but you still remained in sin. Nubwo wagerageje kumara ijoro ryose wihana n'ubundi wagumye kuba mu cyaha. But one day, ariko umunsi umwe, as Pastor Park preached, nkuko Pastor Park abibwirije, the word of God penetrated in our heart. Ijambo ry'Imana ryinjiye mu mitima yacu. Word of God, broke our thoughts. Ijambo ry'Imana ryasenye ibitekerezo byacu. Jesus, and through that gospel, Jesus was born in our heart. Binyuze mu butumwa bwiza Yesu yavukiye mu mitima yacu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, it is true. And this is what Bible says, that all my sins were paid by the blood of Jesus. Nibyo nkuko Bibiliya bivuga ibyaha byanjye byose byishyuriwe n'amaraso ya Yesu Kristo. The blood of Jesus which was shed on the cross. Amaraso ya Yesu yamenetse ku musaraba. It has the power to redeem all of your sins
from the beginning up to the end. afite imbaraga zigucungura kuva ku itangiro kugera ku iherezo. Hallelujah. Haleluya. Did you believe in this? uku One kuri day, mwarakwizeye umunsi umwe when you believe in this gospel. igihe wizeraga ubu butumwa bwiza. This gospel which entered inside of your heart Ubutumwa. began to work. bwinjiye mu mutima wawe bwatangiye gukoreramo. It gave you the power to overcome the sins. bwaguhaye imbaraga ndetse zinarenga ibyaha. I used to drink. nari umunywi. I used to smoke. nari umunywi w'itabi. I used to do a lot of the evil things. nari umuntu w'inkoramabara. It is not because I wanted to do those things. kandi ibyo si uko nabaga numva nshaka kuba ari byo nkora. I wanted to stop, but I had no power to stop. numvaga nabireka nkabura imbaraga zibireka. But when Jesus entered me, ariko Yesu anyinjiyemo He gave me the strength to overcome those problems, those evil things. yampaye imbaraga zibasha kurenga ayo mabi. One day I found myself, that I quit drinking, smoking. umunsi umwe nisanze nabashe kureka ibyo kunywa no kunywa amatabi. I found myself preaching the gospel. nisanze ndi umubwiriza w'ubutumwa. I found myself reading the Bible. hari igihe nisanze ndi umusomyi wa Bibiliya. I found myself praying to God. nisanze ndi umuntu usenga Imana. Hallelujah. Haleluya. It was the power, it was by the power of Jesus Christ. byose byatewe n'imbaraga za Yesu Kristo. Hallelujah. Haleluya. When Jesus was born in your heart, igihe Yesu yavukiraga mu mutima wawe. from that moment, kuva icyo gihe I believe that you have been seeing and witnessing the power of Jesus. nizera ko wabonye kandi uri umuhamya w'imbaraga za Yesu. Did you see also this power of Jesus in your life? ibyiza imbaraga nawe warabibonye mu buzima bwawe. Hallelujah. Haleluya. Today, this year, New Year message, ubutumwa bw'umwaka mushya. Pastor Park, he read to us the Matthew chapter 2, verse 2 and 3. Pastor Park yadusomeye aha muri Matayo ibice 2 umurongo wa mbere gushyika ku wa 3. Now, the baby Jesus was born. umwana Yesu yaravutse. And then, none it brought the great impact. yazanye impinduka nyinshi. When baby Jesus was born in Jerusalem, in Israel, igihe uruhinja Yesu rwavukiraga i Yerusalemu, now there was somebody who was troubled so much. hari uwahagaritse umutima biteye ubwoba. Who was that? uwo ninde? Who was that? uwo ninde? King umwami Herod. Herodi. Do you understand what I mean? icyo nsobanura muracyumva? You see that there was another king, bivuze ngo hari undi mwami. King Herod. umwami Herodi. King Herod was ruling over the Jerusalem. umwami Herodi yarayoboye Isiraheli, Yerusalemu yose. And the people in the Jerusalem, they were troubled by the King Herod. maze abantu b'i Yerusalemu bari bahagaritswe umutima na Herodi. They were afraid of King Herod. bagiriraga ubwoba umwami This Herodi. King Herod represent the Satan. uyu mwami Herodi ahagarariye Satani. Before we received the salvation, mbere yuko twakira agakiza we were terrified by Satan. twari dutewe ubwoba na Satani. We were always being dragged by the Satan. yajyaga dushorera buri munsi. Even though we wanted to live a good life, ukifuza kuba ubuzima buboneye, but we were being dragged by the power of Satan. ugashorerwa n'imbaraga za Satani, And we ended up committing sin maze bikanarangira ucumuye because of that Satan. bitewe n'uwo Satani. We were always troubled by Satan. twahoraga dutewe impagarara na Satani. However, ariko after birth of Jesus, nyuma y'uko kuvuka kwa Yesu, after being born again, nyuma y'uko tuvutse ubwa kabiri, who is troubled? ninde none utewe impagarara? Is it you ni wowe? or is it Satan? ni Satani none ufite impagarara? After Jesus is born in your heart, nyuma y'uko Yesu avukiye mu mutima wawe, now you are no longer terrified by Satan. ubu Satani ntakigutera impagarara. You are no longer afraid of Satan. nta bwoba ukimufitiye. Why? kubera iki? Why? kubera iki? Because Jesus is more powerful than Satan. nuko Yesu arusha ubutware Satani. Is it you who is supposed to be troubled or Satan? none ni wowe ufite impagarara cyane Satani ufite ubwoba? Who is supposed to be troubled? ninde hagati yawe nawe ufite Read impagarara? this verse. usomye uyu murongo. Jesus was born in Jerusalem, Yesu yavukiye Yerusalemu. and who was troubled? ninde ngo wagize impagarara? Was it Joseph and Mary ni Yosefu na Mariya or King Herod? cyangwa ni uyu mwami Herodi? King Herod was troubled. ni umwami Herodi wagize impagarara. Hallelujah. Haleluya. Do you have Jesus in your heart? none ufite Yesu mu mutima wawe? If you have Jesus in your heart, niba ufite Yesu mu mutima wawe, Pastor, by believing in this gospel,
uti kubwo kwizera ubutumwa bwiza I have no doubt that all my sins have been completely washed by the blood of Jesus. uti nta gushidikanya ibyaha byanjye byejejwe na Yesu I Kristo am no longer under the power of sin, ntabwo nkiri munsi y'ubutware bw'icyaha but now I am under the power of Jesus. ahubwo ndi mu butware bwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. I am righteous. ndukiranuka Just like Romans chapter 3 verse 24 says, nk'uko mu Baroma ibice 3:24 habivuga I am justified. naratsindishirijwe. Hallelujah. Hallelujah. Do you believe in this gospel? ubu butumwa murabwizera? If you believe in this gospel, niba wizera ubutumwa it means that bivuze ko you have Jesus in your heart. ubwo ufite Yesu mu mutima wawe. It means that Jesus is born in your heart. birasobanura ko yavukiye mu mutima wawe. If Jesus is born in your heart, niba Yesu yaravukiye muri wowe what does this mean? biravuga iki? You don't need to be troubled by Satan anymore. ntabwo gifite guterwa impagarara na Satani ukundi. Why? kubera iki? Because Satan is Kubera ko being troubled by ahubwo Jesus. ni Satani utewe impagarara na Yesu. Hallelujah. yego But many times, kenshi many times, Kenshi. you are being troubled by the situations Ibihe. and the Satan, this deceit of Satan. ibihe bigutera impagarara n'ibishuko bya Satani. But this year, ariko uyu mwaka because we have this new year message, kubw'ubu butumwa bushya bw'umwaka remember, mwibuke now Satan is troubled ujye uvuga uti ubu Satani yahiye ubwoba because I am together with Jesus. kuko mbana na Yesu. Yes, I am weak, yego ndi uw'intege nke but Jesus who is with me is strong. ariko Yesu ubana nanjye ni umunyembaraga. Hallelujah. Hallelujah. This is a testimony of Pastor Paul. ubu buhamya bwa Pawulo When I am weak, ngo igihe ngize I am intege nke ngo strong. mba ndi umuneshi. I am weak, ndi umunyantege nke but I'm together with Jesus. ndi kumwe na Yesu That's why I am strong. ubwo rero ndi umunyembaraga. Therefore, rero Satan is troubled. Satani yahiye ubwoba. Hey, Satan, I know that you are troubled. Satani ndabizi ufite Now, ubwoba. I'm going to make a step. ngiye gutera intambwe imbere. I'm going to live by faith. ngiye kubaho kubwo kwizera. Together with the church, ndi kumwe n'itorero. under the guidance of the pastor, nyobowe n'umushumba. I'm going to make a stand. ngiye gutera intambwe imbere. And I'm going to see how Jesus is going to help me. kandi ngiye kwibonera uko Yesu azanshyigikira. Hey, Satan, you try to trouble me. uti Satani ujye ugerageza kuntera Hey, impagarara. Satan, you try to discourage uba me. ushaka kunsha intege But ariko I'm no longer being discouraged singiciwe intege because I know that Kuko you are being troubled by Jesus Christ. ndabizi ahubwo utewe ubwoba na Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. This year, uyu mwaka just as Pastor Park has given us this New Year message, nk'uko Pastor Park aduhaye ubutumwa bw'umwaka you open your mouth and you preach the gospel. ubwiriza ubutumwa bwiza. When you preach the gospel, nubwiriza ubutumwa bwiza Jesus in you Yesu uri muri wowe will be like activated. Yesu azarushaho kugukoreramo. And when you preach the gospel, nubwiriza ubutumwa bwiza Jesus in you Yesu uri muri wowe will be preaching the gospel together with you. Yesu azabana nawe nawe akubwiririzamo ubutumwa. Amen. Amen. I really hope that you keep meditating this New Year message. niringiye ko muhozaho kwiyumvira ubutumwa bw'umwaka mushya. It will give you the new strength and new power. bizaguha imbaraga n'ubushobozi bushya. Before I listen to this New Year message, dore ko numva ubutumwa bw'umwaka there are a lot of, I can say that, worries or concerns in my heart. hari impungenge n'amakenga byari bindi mu mutima. How am I going to, how am I going to the church, especially this year 2025? ntese uyu mwaka ndayobora itorero nte muri uyu wa 25. A lot of the big projects, including the construction. You see that these things, these huge projects are waiting for me. imishinga harimo n'uy'ubwubatsi yose irandindiriye imbere aha. I was somehow troubled. numvaga ntewe inkeke. But after I listened to this New Year message, ariko maze kumva ubutumwa bw'umwaka God taught me, Imana yanyigishije. oh, I'm not the one who is supposed to be troubled. si jyewe ufite guterwa impagarara Because one is being troubled is Satan. kuko utewe impagarara ari Satani. Now what I am going to do, what I am going to do is to just step forward. ahubwo ibindeba no gutera intambwe imbere yonyine. Satan, I know that you are being troubled. ni Satani ndabizi watewe impagarara. But I'm together with ndi Jesus. kumwe na Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Even I hope that you remember that Jesus in you
is ready to work for you. niringire ko wizera ko Yesu uri muri wowe yiteguye kugukorera And Satan in front of you kandi Satani ukuri imbere is being troubled. niwe ufite impagarara Do you understand? Mwanyumvise? Being troubled. afite impagarara Try to threaten you. abagerageza kugutera Try to ubwoba deceive you. ashaka kugushuka But remember that Satan is ariko trembling. ujye uhora wibuka ko arimo aratitira Do you remember? mubyibuke Do you understand what I mean? mwanyumvise You see, rero I remember that very first day that I came to Rwanda and I stood, before the brothers and sisters. I was really nervous. nibuka nkiza mu Rwanda iteraniro rya mbere nayoboye imbere ya bene data nari ndi gutengurwa I prepared my message. nateguye ubutumwa ndi bubasangize Back then, I was not fluent in English. maze icyo gihe sinari nsobanukiwe n'icyongereza So I was sweating a lot. nari mfite ibyuya ndi kubira I was trying to preach ngerageza kubwiriza as if I feel I'm okay. maze nkiyoberanya nk'umuntu umeze neza However, ariko ukuri I was trembling so much. amaguru inyuma yararimo atitira But because I was standing behind the podium, gusa kuko nari mpagaze inyuma y'aka gatuti the brothers and sisters could not notice that I was trembling. bene data ntababonye amaguru atitira But ariko I was trembling so much. ukuri ni uko nari ndi gutitira ndetse cyane nkajya I ntitira was very amaguru trembling. nari ndi gutitira Satan is like that. Satani ni uko ameze When you make a step iyo uteye intambwe imbere and we step forward by faith, ugatera intambwe wizeye Satan says, oh, if you step forward by faith, you will be in the big trouble. Satani akubwira ati komeza witereshe izo ntambwe urajya mu kaga I will set a lot of traps and you will be in a big problem. ndagukikiza imitego myinshi urishyira mu kaga But ariko Satan is like trembling. Satani abivuga n'ubundi atitira nawe Do you understand? muranyumva That's why niyo mpamvu this year uyu mwaka you step forward by faith together with the church. mutera intambwe imbere muri kumwe n'itorero Open your mouth and preach the gospel. mubumbura akanwa kanyu muvuge ubutumwa You'll be able to see how the Jesus wins over Satan each and every moment. muzabasha kubona uko Satani atsindwa na Yesu buri kanya kose And you will bear much fruit. maze muzera imbuto nyinshi Hallelujah. Hallelujah. You will bear much Muzera fruit. imbuto nyinshi Yes, ashimwe cyane. Yesu ashimwe Hallelujah. haleluya Oh, I forgot to say Happy New Year nibagiwe no kubifuriza umwaka mushya muhire because I was so moved by this message of nuko Pastor Park. ubutumwa bwa Pastor Park bwankozeho cyane I did not want to miss anything that was in my heart. ntabwo nagambiriye kugira icyo nibagirwa cyari kindi mu That's why mutima I forgot to greet you this Happy New Year. ni nayo mpamvu ngitangira byandenzeho kubabwira ngo mugire umwaka But mushya now you see muhire that I poured out everything. ubu byose ndabisutse So I can say the Happy New reka Year. mbisorezeho nimugire umwaka mushya muhire Hallelujah. amen Yeah, thank you very much. I will speak up to here. ndabashimiye cyane ndasubikira aha